nyinshi cyane ku mubiri nuko zitabasha kugaragara ariko ufite inkovuye na hehe arambwira ngo sinumva ngo yanumye ngo kuki natinze ngo namutindije ngo muri gahunda ziwe kije yari afite ikintu sinzi ntago nyibuka neza ariko nabonaga kimeze nk'igikoroshi ikoroshi ikora iki bene iki gikoroshi badodesha inkweto ahita ambwira ngo ninze mubwire ngo ninze ambwire ikizajya gituma numva nkagira vuba ari ibintu mu gihugu cyacu tutanemera sinzi ko nawe wabyemera mu Bugande ari urumogi ari rwo nagendaga ngemura hose muri ibyo byose wagenda gutwara ntago wagerageje kuba wajya uvugana n'imiryango yawe wari warasize mu Rwanda Rem take time greet every person where you say I think nizere ko mumeze neza kandi nanone cyane reka ngusuze wowe uherereye mu duce tugiye dutandukanye wowe udahwema kubana natwe mu buzima bwa buri munsi izita Umutako TV nkuko bisanzwe ndacyari MC Seti ushobora kuba ufite igitekerezo inyunganizi wifuza kuba duha makuru mamagara kuri 0788 4 7 1 cyangwa nyandikira kuri WhatsApp kuri kamera z'Umutako TV murimo kubabona mwari gusa ndifuza ko cameraman aza kudufasha akamwegera akamugaragaza neza ku maso Joy tuguhaye ikaze ku Mutako TV watangira wibwira abantu badukurikiye murakoze nitwa Joy Byukusenge Joy Byukusenge nibyo gusa iyo usetse twe tumaze iminsi turimo kuganira ariko wajya kunganiriza kuri telefone nkumva urasetse bitewe na bimwe mu mafoto wari wamaye kuri WhatsApp ariko iyo numva gusetse byanshimishaga cyane nagira ngo rero ubwira abadukurikiye cyangwa se usangize ubuhamya bwawe abadukurikiye nkuko wari warifuje kubutambutsa ku Mutako TV murakoze impamvu mbanseka iyo ntekereje ahantu Imana yankuye naho ndi uyu munsi nubwo utari hejuru cyane niyo mpamvu nseka yego no kuvuga ngo iyo mbonye urimo guseka biranshimisha cyane bitewe namwe mu mafoto wagiye uma tutarahura tunavugana kuri WhatsApp ariko noneho ubu turahuye face to face urasetse numva nanjye ndishimye cyane reka rero nkubwene komera cyane mu mutima kuba wenda singiye kubyinjiramo cyane nagira ngo utangire ubwira mu badukurikiye cyangwa se abo tubana mu buzima bwa buri munsi hano ku Mutako TV bimwe mu buhamya bwawe murakoze impamvu mubonye nsetse nuko mba nekereje ahantu Imana yankuye naho ndi uyu munsi bikantera guseka urabona nka Joy wo mu myaka itari mike ishize itari na myinshi Roy wakubitwaga na mukase ukoronezwa amburara mbwirirwa amara iminsi 3 kandi nkeneye no kujya ku ishuri nkaba wenda uyu munsi nshobora kuba nabasha kuba nabona icyo ndya icyo nywa ibyo nshimira Imana akaba ariyo mpamvu ndi kubasha kuba naseka uyu munsi none waruvuze ngo Joy wakubitwaga na mukase buriya wenda cameraman araza kumfasha ariko sibwo bavuga mukasi cyangwa bavuga mukadata icyo gihe byari byifashe bite nagira ngo wowe introduce cyangwa se uduhe neza ubwo buhamya bwawe bwimbitse kugira n'abadukurikiye babashe gukora iki kumenya neza Joy ninde barimo kuvugana ubu buhamya arimo kudusangiza Joy ni muntu ki murakoze Joy ndabyibuka mfite nk'imyaka navutse mu muryango w'abana twari 7 iwacu ariko tuza kugira ikibazo tudahuje ba papa yego ubwo ngubwo byabaye ngombwa ko nyema ndi kurerwa kwa mukadata wanje ubwo mukadata ntiyankunda akajya nkoresha imirimo mibi ivunanye akamfata nabi ntamfate nk'umwana yabyaye sinzi impamvu gusa Imana yibibizi urumva ndabyibuka ku myaka nk'itanu 4 mama wanjye yagize ikibazo arwara kanseri
yego noneho kuko babwanga babonaga nta kindi bakora nta n'ubushobozi bwari bwo kuba yajya kwivuriza hanze banjyana kurererwa kwa mukadata kuko ku mugabo wundi wa papa ko mama we ntabwo yaragishoboye kuba yandera. Ku mugabo wundi wa papa? Ku mugore wundi wa papa. Ku mugore ubwo yari undi mudamu wa papa wawe? Yego. Byaje kugenda gute icyo gihe? Icyo gihe nabyibuka nagezeyo yari afite n'abandi bana bakuru. Yari afite abana bangahe? Yari afite abana 2. Yego. Yari afite abana 2 b'abakobwa. Ubwo we nyine icyo gihe akajya ngiye nkoresha imirimo mibi ivunanye kandi nari umwana baba yagiye mu kazi akambwira nyine bidahwanye n'ubushobozi akaba yambwira ngo jya kuvoma mfite imyaka ingahe ntabishobora akanuka akambwira nabi. Icyo gihe wari uri mu gihe cy'imyaka ingahe Joy? Icyo gihe nkijya nari mfite nk'imyaka 5. Gusa nyine abanza kugira nk'anyikundishije gusa amaze kugira imyaka 6-7 noneho ambera umubyeyi mubi akajya ambwira noneho warakuze ngo ubu ngubu ugomba kumfasha ngo nta mukozi ngomba gushaka uhari. Icyo gihe yabikubwiye yuko nta mukozi agomba gushaka ufite igihe cy'imyaka ingahe? Wari umaze kumwira ngo wari ufite imyaka 5 icyo gihe ukijyayo? Mfite imyaka 5 nabwo ntiyajyaga mfata neza akangaburira uyu munsi nka nyuma y'iminsi 2 akamira iry'abana be bashigaje. Ubwo ngubwo ngize noneho nk'imyaka 8 hafi 10 aratangira ati noneho ubu nta n'umukozi nashaka ko yari afite ibintu akora. Ati niwe agomba kubifasha akansigira imyenda ngo nyimese akansigira inkweto zo guhanagura se umugabo we akama n'inkweto za papa nyine ngo nzisukure. Gusa noneho byaje kugera hakomeza kumbera umubyeyi mubi. Ishuri abarinkuyemo nari nyiri kwiga icyo gihe ishuri abarinkuyemo. Ubwo ngubwo ndatangira mura n'ibibazo gusa umunsi nazibagirwa ni umunsi icyo gihe yarabyutse atubwira ngo nimujye gusenya mujye gushaka inkwi kandi ntabwo twabaga ari uko twabuze ibyo gucana ahubwo nuko yari afite umutima mubi. Icyo gihe yaratubwiye njye n'undi mwana w'umukobwa wiwe aratubwira ngo nitujye gushaka inkwi ngo zo guteka ibishyimbo. Icyo gihe twaragiye numva ntabwo yabyoroshye utuye i Kigali kubona inkwi tujya gushaka inkwi ahantu mu ishyamba gusa njye natinzeho gatoya. Icyo gihe mpageze yarababwiye ngo mujye gushaka inkwi zo guteka ibishyimbo? Yaratubwiye ngo nitujye gushaka inkwi zo guteka ibishyimbo. Yego. Icyo gihe ubwo naragarutse mpageze nsanga yarakaye cyane. Sorry Joy, ihangane. Buriya muri ubu buzima tunyuramo ni byinshi duhura nabyo bidukomeretsa ariko muri twebwe tuba tugomba kwihangana kuko turabana b'abantu ntacyo twabikoraho. Mu gitekerezo uba wagize uvuga ati ubu buhamya bwanjye ngomba kubusangiza abanyarwanda, ngomba kubusangiza buri muntu wese, uba ugomba kwihangana. Nuko warugeze utubwira ati yadutumye inkwi zo kujya gutashya inkwi zo guteka ibishyimbo. Mwagezeyo bigenda gute? Twaragiye izo nkwi turazishaka. Noneho ngarutse nsanga yarakaye cyane hagaze mu mbuga hari ahantu twari dufite mu mbuga arahagara nsanga yahagaze yarakaye cyane. Ahita amamagara icyo gihe yarankubise cyane. Gusa akajya sorry ihangane akajya ambwira ngo ndi umwana w'inumva ngo ntabwo numva ngo ko ngo uri umwana w'inumva. Ego maze ngo isaha 2 zose ngo isaha 5 akambwira ngo 2 ngo 5 uko byumva. Gusa nyine ibyo narihanganye kuko nari mbimenyereye n'undi gukubitwa buri munsi ko yarankubitaga cyane. Mfite inkovu nyinshi cyane ku mubiri nuko zitabasha kugaragara ariko mfite inkovu ye na hehe? Mfite inkovu mu mugongo, hari inkovu mfite mu mugongo zigera muri 3. Yarankubise cyane arambabaza. Yego. Ubwo none icyo gihe tuvuye gutashya ego byagenze gute? Arambwira ngo sinumva ngo yanumye ngo kuki natinze ngo namutindije ngo muri gahunda ziwe. Icyo gihe yari afite ikintu sinzi ntabwo nyibuka neza ariko nabonaga kimeze nk'igikoroshi. Ikoroshi ikora iki?
bene iki gikoroshi badodesha inkweto ahita ambwira ngo ninze mubwire ngo ninze ambwire ikizajya gituma numva nkagira vuba. Icyo gihe yaramfashe arankubita cyane, amfashe arangije ahita nkubita nikubita hasi. Yagukubise iki mukubita hasi? Yari afite inkoni arayinkubita mbene hano hasi ku ntege, arayinkubita cyane ndababara nicara hasi, noneho ahita ansunika ndyama hejuru. Akuryama hejuru? Yego. Yaragusambanyije? Oya, ntabwo yansambanyije, ahubwo yandyamishije ashambwira ngo ndi ntumva, akajya ntumva icyo gikoroshi ngo wakinkubita mu mutwe. Yo. Ihangane. Bambwira ngo wakinkubita mu mutwe ngo nibwo nazajya numva ngo akakinoboza ku bwonko. Ibyo ntiyabikora. Arangije arambwira ngo mfite amatwi. Ngo ufite amatwi? Amatwi yanjye ntabwo yumva, ngo reka mfashe ngo njye mbashe kumva. Noneho ihangane Joy. Ubwo yahise amfata andyama hejuru, arangije afata amatwi, urabona ko nagize ikibazo hano n'aha. Arambwira ngo reka nobore ngo njye mbasha kumva, nibwo yanoboje icyo kintu. Mu izina rya Yesu. Aranobora n'aha. Ni ukuvuga gutya amatwi yawe ameze ntago ariko wakuze? Ntago ariko nakuze, nta nubwo ari nako nabyifuzaga. Sorry. Amatwi akimara kumera gutyo ni mukaso, nkuko umaze kuvuga ati yaramfasha arankubita arandyamisha endeni kandi aranankubita anyicara hejuru. Niwe wafashe ayo matwi yawe agutoboza ngo ni igiki yagutoboye? Kamerama, urumva ukuntu abantu babaye babi? Ni ukuvuga ngo kuva kera abantu nuko ngo sorry nari mumbwiye kameramani yafashe ikintu kimeze nk'ikoroshi. Yari afite ikintu kimeze nk'akoroshi kinini, sinzi ikintu cyagikoreshaga. Arangije arambwira ngo kugira ngo njye mbashe kumwumva ngo njye gusenya mbanguke, ngo ubwo ngo ntago mwumva, ngo mfite ikibazo cy'amatwi, ngo reka mvure. Nibwo yanobozaga icyo kintu. Yo. Sorry, ihangane Joy, reka kurira ihangane. Nyuma Joy, reka kurira ihangane. Nyuma y'ibyo byose byaje kugenda gute? Nyuma yaho nyine yarakinoboje, ndagenda ndadwara mu matwi, akajya haza gute mu matwi? Naradwaye, akajya hazamo ibintu bimeze nabyita ibintu bibi cyane, harabura, akajya hanuka, nkira ikintu nagikuraho nkumva kirimo kiranuka. Ubwo nyine bigeze na bati none umuntu azanyica, na papa ntiyabyitagaho, namubwira akambwira ngo oya ngo ni iby'abana bigira, yamuneranyagaho cyane. Ukimara kubwira papa wawe ko yagutoboje icyo kintu kimeze nk'ikoroshi, umubyeyi wawe nka papa wawe wakubyaye yabivuze hiki? Papa wanjye ntabwo yabyumvaga, kuko buri teka ryose nahoraga amubwira ibibazo murana byo, akambwira ngo ni iby'abana, ngo ubwo mba nanze imirimo nyine, ngo mama wundi yampaye. Nuko hakomeza kurwara, byaje kugenda hakomeza kurwara, ndadwara cyane. Mwana duturanye niwe wagenaga akanyibira amazi iwabo, akayashyushya akampamagara akankandira, nabwo yabimenya akadukubita, ko nari maze kuremba cyane. Mbonye ngeze ahantu, byageze ahantu buryo ngera n'ahantu kumva byari bisigaye ikibazo ko hari habyimbye cyane bikomeye, hakanuka, akaza ibintu bibi cyane. Ubwo ndavuga ati ubwo reka nshaka ko nzaturoga njye gushaka mama wanjye. Sorry, ihangane. None ubu tuvugana kuri nyuma y'uko mukasa amaje kugutoboza iyo korosho ukiri mutoya, papa we mujya mugerageza kuganira? Ese umubyeyi wawe nka papa wawe azi neza ko byaje kuvamo ikibazo kimeze gutyo bigatuma kandi amatwi yakomeza kubyimbirwa? Ntabwo yabyitayeho, kuko byageze aho baragendana n'uyu munsi ntabwo tuzi ahantu bari. Ntabwo uzi ahantu papa wawe? None waba waragerageje kujya kwa muganga ukaba wavugana n'abadogiteri, cyangwa se bakaba bagukorera uburyo, bakaba bagufasha uburyo waca mu cyuma kugira ngo bamenye ugutwi kwawe gufite ikihe kibazo?
arabagira neza bigize kugerageza kumfasha ahantu twari duturanye banjyana kwa muganga yego kuko urumva mama we nta bushobozi yari afite bwo kunjyanayo nawe urumva yari arwaye atarakira afite icyo kibazo cyiwe cya kanseri ubwo abantu banjyanye kwa muganga baragiye baramfasha banshakira imiti nkajya nyinywa gusa biramfasha biroroha hasa nk'ahoroshye ubwo bisa nk'ibyoroshye nibwo hahise habyimba gutya ndongera nisubiza kwa muganga mbona n'ubundi bigikomeza kumbabaza kandi habyimbye ari bamaye imiti barambwira ati kugira ngo tufashe uko uzashaka abo bantu ubushobozi cyangwa se n'uwo yabona ugufasha niko muganga yambwiye akakwishyurira twakubaga kuko isaha n'isaha bishobora kubyara kanseri. Sorry. Is it right now? Nibyo rero nakubwiye ni turi kumwe n'uyu mushiki wacu Joy. Ubuzima ntago buba bworoshye, tunyura mu bintu byinshi biba bigiye bitandukanye. Uyu munsi ushobora kuba umeze neza ariko ejo ibintu bikanga. Shimira Uwiteka kuba ugihumeka umwuka wazima. Hari benshi bakoze impanuka, abacitse amaguru, abavuye mu mubiri, ariko hari impamvu tuba tugomba gushimira Uwiteka kuko tuba tugihumeka umwuka wazima. Ngira ngo urimo kumva uburyo Joy yihanganye reka kurira, urimo kumva uburyo arimo kutuganiriza ubuzima yagiye ahura nabwo nyuma yuko yaje kujya kurerwa kwa mukase, ndetse kandi nanone mukase akamwakira afite imyaka 5. Mu myaka 5 Joy amaze kutubwira ati naje kugira imyaka 8, ambwira yuko nta mukozi azakenera cyangwa uzajya umufasha imirimo, ari njye uzajya umufasha imirimo. Joy yaragerageje, yakoze ibishoboka kujya afasha mukase imirimo, gusa ntago ngo byaje gukunda cyane yuko mukase yamutumye kujya gutashya ndetse na bagenzi be, gusa akaza gutinda agataha nyuma y'igihe gitoya kandi bagenzi be batashye. Nibwo rero mukase yagerageje kuba yamukubita ndetse kandi akamugaramisha akanamwicara hejuru. Joy atuganirije atubwira yuko mukase yafashe ikoroshi ndetse kandi akaba ari yamutoboje amatwi. Joy atubwira yuko bitaje gukomeza kumera neza, ubuzima bwe ntabwo bwakomeje kumera neza, nubwo izi saha ameze neza biragaragara mu maso, ariko ikibazo cy'amatwi uri kukibona kandi uracyumva. Amatwi yaje gukomeza kubyimbirwa ndetse ngo haje mu mwuka mubi, akomeza kunuka. Mugenzi we yagerageza kumushyuriza amazi kugira ngo amukande, ndetse mukase yabimenya akabakubita. Turacyari kumwe na Joy, uyu ni Umutako TV, ndacyari MC Set. Nuko ubu kwa muganga baba barakubwiye yuko ushobora kuba wavurwa ugakira? Kwa muganga bambwiye ko nshobora kuvurwa nkakira, ariko nanone ngo ndamutse ninze bishobora kubyara kanseri ko ni ibintu bimaze gukura cyane, ni ibintu biba bimbabaza ku manywa na nijoro. Uraribwa? Ndaribwa cyane. Gutyo nyine amatwi yabyimbiwe uraribwa? Ndaribwa cyane ku buryo hari n'igihe bishobora gufata nk'amajoro 3 kuri 4 ntaranasinzira, mbabara amanywa na nijoro. Ni ibintu bigoye cyane. Haciye igihe kingana iki bakubwiye ko wavurwa ugakira? Kwa muganga bagusabye ko hakorwa iki kugira ngo ube wavurwa ukire? Hagiye gushira nk'amezi hafi nk'5. Ngo uko nagibonye maze kwanga ko ntago naryamaga sinasinziraga, ndavaneka njye kwa muganga. Bambwira ko bishobotse nshobora gukira mbifatiranya hakiri kare cyangwa se natinda bikafatwara kanseri. Ko ni ibintu bimaze gukomera cyane. None se John, ngiye kukubaza ikibazo kimwe, wenda uraza kunsubiza na cameraman, sibyo? Nta bushobozi dufite, dushobora kuba twabona icyo gihumbi tukatwakugura gasukari, hako nta bushobozi butuvugana twavuga ngo turabikurikirana Joy avurwe akire. None Joy, nk'abantu badukurikirana ku Mutako TV, icyo wabisabira ubufasha turamutse tugize umugirira neza, Imana ikamukoreramo umutima we n'ibyiyumviro bye, akabavuga ati ngiye guhaguruka mfasha Joy avurwe, ufite mituweli?
mituweli nayo yari yararangiye mu izina rya ntayo Yesu. mfite ubu ngubu abantu bari bayidutangiye umwaka ushize na mama ariko ubu ngubu yararangiye nta mituweli mfite. Mwishyura mituweli muri abantu bangahe? Nishyuraga mituweli ari njye na mama na musaza wanjye kuko abandi bo baradusize baragenda nyine ngo ntabwo bashobora kubana n'abantu badafite ikintu. Mama uvuga mwishyuranaga mituweli ni wa wundi mukaso wagutoboje koroshe? Oya, waje gusubira kwa mama wa? Saka mama wanjye ati nimba ari upfa tuzapfane kuko muka data ibintu yankoreraga byo byari bimaze kurenza urugero. Urumva nawe ndimo ndapfa ndimo ngeze ku rwego rwo kugenda nkanuka kubera ko amatwi igisebe cyari cyaramaze kimeze nabi cyane. Vuga ati noneho ubwo yarasigaye nakaba ntigenda uzagwa iyo ntazi utazangwa mu maso. Mituweli mwishyura muri abantu bangahe Joy? Twayishyuraga turi abantu 3. Ntabwo n'umugira neza wayitwishyuriye ariko ubu ngubu ntabwo yabashije kongera kwitwishyura ko ntabwo ngahari na nabonye ariko twe tumaze iminsi tunavugana kuri WhatsApp. Ufite telefone ya WhatsApp? Mfite telefone nayo niyo yari yaratuguriye arayiduha ngo tujye tumuvugisha. Inde warabaye baguriye? Uwo mugira neza ni wari watwishyuye mituweli none ariko ubu ntago akiboneka hose. Tuzi ukuntu byagenze amezi agiye kuba 3 ntawe turongera kumuvugisha. Telefone yavuyeho. Noneho ikintu tugiye gukora, hari abantu badukurikiye, hari umuntu ushobora kuba arimo kumva ubu buhamya bwawe arimo kugukurikirana akaba yavuga ati reka mfashe Joy cyangwa se reka muhamagare z'umuganga wabasha kunkopa Joy akavurwa. Nagira ngo ubwire abantu nimero yawe ya telefone badukurikiye bashobora kubonaho ku murongo wa telefone baguhamagaye cyangwa se bakwandikiye kuri WhatsApp. Murakoze. Nimero bashobora kumbonaho ni 079011. Uretse gato yatangira ni 0790 0790 11 11 00 00 11 nanone 9. Reka twongere tuyisubiremo rimwe. 0790 11 Ego 00 Ego 11 9. Amazina baruyeho ninde? Amazina baruyeho hariho Mukamana Harima. Mukamana Harima. Mukamana Harima. Yego. Ntabwo biba byoroshye ndumva Jo. Tugenda duhura n'ibintu byinshi biba bitandukanye ariko hari ukuntu umuntu akuganiriza ukiza nabonaga urimo guseka ariko twinjiye mu kiganiro mbona ubaye ubundi. Ibyo ni byo bita infection, kwa kundi nyine umuntu ikintu kimugarukamo cyangwa se mu bihe runaka aba yaranyuzemo. Ukimara kuva kwa mukaso, ndanifuza ko tutari butindire abadukurikiye, byaje kugenda gute? Mama wamubonye gute? Wabonye mama ufite imyaka ingahe? Wari umaze kutubwira ati muka data yanoboje koroshi ufite imyaka 8. Muri iyo myaka 8 waje kugera gute kwa mama wawe? Ese kwa mama wawe wagiye ufite imyaka ingahe? Byaje kugenda gute? Murakoze. Kwa mama wanjye naje kujyayo icyo gihe nari mfite nk'imyaka 12 n'itatu. Ubwo ngubwo nibwo yantoboraga icyo gihe mbonye byanze natereka njye kumushaka byibuze mpe namonye kuko numvaga ubuzima bwamaze guhagarara nta kindi kintu ndi bukore. Mvuga ati mba amatwi atacyumva atakibasha kumva neza ntaki ubwo n'ugupfa byarangiye. Nagiye gushaka mama nza kumubona, narabanje nza kuba ahantu muri famiye mara nk'imyaka nanone 2 barongera aramubwira ati mama wawe ari ahangaha. Bivuze ngo icyo gihe wohoraga uzenguruka mushakisha ihangane. Nza kugera aho ndamubona nawe mubona nyine numva ntabwo yari yishoboye, nta kintu yarabashije gukora. Icyo yakoraga ni ukwezi kumwe ukundi akaba arembye. Ubwo nkomeza gukora kubaho ngaho mama akora ntaki. Tubona abantu bari badufasha ati reka tubafashe uyu munsi, abantu bakadufasha dushakira ibyo turiye ejo b'amashuri nabyo ubwo bireza kwanga birahagarara. Bigeze bati ubwo reka nigira inama njye gushakira ubuzima hanze. Namaze kugira nk'imyaka 17 18 ujya gushaka ubuzima hanze. Umuntu wari wangiriye inama ati nyamara hanze ubuzima hanze Uganda. Shuwa waje no kwa muri ibyo bibazo byose
wagize imyaka 17 ujya na Uganda. Yego nahise njya Uganda. Muri iyo myaka 17 wari ukiri mutoya, Joy wagiye gute Uganda? Uwo muntu waguhaye inama wagiye ugiye gukora iki? Urumva iyo uri mu bibazo ntacyo kurya ufite, ntacyo kunywa, ntacyo kwambara, ari abagira neza bagufasha bakavuga nti mfite umwenda kirambara, mama akira mu isukari, mubona icyayi, mubona igikoma. Ubwo umuntu yaje kunyama ati nyamara wa mwana ugiye hanze, ni umukobwa w'inshuti yanjye nari mfite, arambwira ati nyamara hanze ubuzima, arambwira ati ushaka ukuntu wajya Uganda, mfite irangamuntu, nshaka tike nkajya mvomera abantu amazi, nkabamesera, nza kugwiza nyine tike. Icyo gihe bategeshaga 10,000 kugera muri Kampala, ndabigwiza ndatega njyayo. Tubwire. Murakoze. Ubwo ngeze Uganda naho bivuze ngo wageze Uganda, itiki kujyana Uganda wavomeraga abantu amazi kugira ngo ugwishe 10,000 by'itike. Igitike njyana muri Uganda. Gusa nageze muri Uganda uko yari yabimbwiye ntago ariko nabisanze, ko none nasanze ari ibintu biteye ubwoba birenze n'ahantu narindi. Ndabyibuka ngezeho bwa mbere, nageze hari nimero y'iramaye, ndayihamagara nsanga iyo nimero ntago iriho. Nsanze iyo nimero itariho birancanga, mbura icyo nkora. Ndyama muri gare ndasinzira kugeza aho bunyiriyeho. Bumaze kwira nibwo naje kubona umuntu arambaza ati se kuri hano? Ndamubwira ati na umuntu naje gushaka nk'amakazi, ariko ntago nimero yiriho, naramamagarira biranga. Arambwira ati ubwo reka nze nkufashe nkujyane ndebe ko wazabona uko ubona amafaranga ndakagusubiza iwanyu. Namwe ati murakoze. Aranjyana njyana iwabo, yari umukobwa nyine nawe akora akazi ko kubyina mu kabari. Twakurikije ntago nari mbizwe, gusa naje kubimenya. Arambwira ati ubwo rero nta kindi kintu nagufasha, njyana, arampa amazi, ampa ibiryo ndarya. Buracya arambwira ati ariko ndabona uyu n'umukobwa mukuru, reka nze ngushakira akazi. Ko sinari nkuze, gusa we niko ubwo yabibonaga. Wa wundi wari waraguhamagaye byaje kurangira utamubonye? Urawe byarangiye namubonye, na nimero yarampaye ntabwo yari ikiriho. Ubwo umukobwa namaranye nawe nk'iminsi 3 yarangije arambwira ati rero ntabwo nagutunga, ntabwo nagushobora, nta kintu ukora, reka ngushakire ikintu cyo gukora. Gusa nawe ikibabaje ntabwo yanshakiye akazi kazima, nani yanshakiye akazi nkajya nogeza n'abana amasahani nkamisa, cyangwa se nk'uko byari bisanzwe mu Rwanda nkabavomera. Arangije amwe ati ndagushakira abantu, anshakira abantu, amuza n'abantu b'abagabo 2 ngo bazama akazi. Barambaza ati se ari ukuryamana n'abagabo tukajya gutuguha amafaranga cyangwa kugira ikindi dufasha, washobora iki? N'abana njye ntabwo nashobora kuryamana n'abagabo, ahubwo mume ako kazi kandi. Baramubwira ati nta kibazo, ubwo tuzajya tuguhamagara tuguhereza ibintu ugira hano bitujyanira, tuzajya tuguha amafaranga nawe uguhora icyo ushaka. Byari ibintu bijyanye n'iki? Icyo gihe ntabwo nta tike nari mfite nsubiza mu Rwanda, nari mfite wo guhamagara, nta na telefone usibye nimero nari mfite gusa ku rupapuro. Ndabyemera, bampa ibintu bakajya bampa umumotari ati bijyana aha, nkagenda nkabigezayo. Ejo nkongera gutyo bifata hafi amezi 3 cyangwa 4 nkibijyana ntazi ngo ni ibiki. Gusa rimwe nibwo naje kwigira none ibi bintu mpora njyana ntazi. Icyo gihe nabyukanyohereje umumotari w'umukobwa, araza mfata ibyo bintu mbijyana aho n'umundi yarambwiye ngomba kubigeza. Ariko mutima ntangira kujya ngira ikintu ati se ibintu njyana buri munsi ntazi ngo ni ibiki. Gusa iryo amagana nabijyanaga kwa 50 byo mu magande, 40, 30 byo mu magande. Yego 40 bakampa n'ibyo kurya bakabinsha, cyangwa mbwira ngo niyo nzabika nkopaka ngo mbonye asansubiza mu Rwanda. Ugifite muri ya myaka 17? Nari nyifite 17 gutyo. Ariko Joy hari ikintu irimo kunyura ku ruhande. Ibyo bintu baguhaga, ibyo bintu wuriraga kuri moto bijyanye, byari ibintu ki? Ntago wari uzi muri wowe ngo ubashe kuba wacekinga cyangwa se ubashe kuba wasuzuma ngo urebe ibi bintu bamaye njyanye ni ibintu ki? Ese wabikoraga gute utazi ururimi rw'Ikigande, uzi Icyongereza? Icyo gihe nta rurimi nari nzi na rumwe,
gusa nuko uwo muntu ukobwa yamuzaga nabo akabasha kuvugana nabo bakavugana n'umumotari yavuganaga nabo we akagushyira kuri moto ugenda bakamushyira kuri moto gusa naje gusanga byari ari nk'agatego bakoraga kugira ngo igihe runaka bizajya hanze ibyo bakoraga ari njyewe uzafatwa cyane ko ntari nzi n'ururimi ntashobora no kwisobanura ngo bahite bamfunga se rimwe nyine byarakubwira nimwe naje kwicana cyese si ibintu mpora njyana ntazi ngo ni ibiki naje kubifungura rimwe nabo si mpora njyana ntazi mfunguye ntangazwa no gusanga ari ibintu mu gihugu cyacu tutanemera sinzi ko nabo babyemera mu Bugande ari urumogi ari rwo nagendaga ngemura aho hose muri ibyo byose wagenda gutwara ntago wagerageje kuba wajya uvugana n'imiryango yawe warasize mu Rwanda nakubeshye nimero narinzi yari yongewe niyo nari nazanye ntago nabashaga kubavugisha ko mbasha kubavugisha byuza nayo kubabwira ni mumfashe munshakire na tike ngaruke mu Rwanda ariko nta kintu na kimwe nari mfite icyo gihe usibye ko amahitamo nari mfite ni ukwemera kujyana ibintu bari bampaye naje gusanga ari n'urumogi gusa Imana iramfasha irandinda ntago bigize babasha kumfata naje kugaruka mu Rwanda amahoro nubwo nabyo byari ibintu bigoranye. Kamerama hari ibiganiro umuntu akora ariko noneho ukumva hari icyo ushobora kuba wataruka gusa icyo nakubwira Joy ihangane hari impamvu Imana ikigutije ubuzima ndetse kandi hari n'impamvu kiriho ubwo buzima bwose wagiye unyuramo hari abarogwa na ba mukase hari abapfa n'ubu tuvugana hari abapfuye niyo mpamvu ngira ngo ukomeze sibyo ubu buzima turimo ntago tuzi ngo tuzabuvamo tumeze gute still now dushobora no kuba turi no kuganira nanjye ukabona ndaguye ndapfuye sibyo iyi si turimo rero harya bavuga ngo turabaki turabagenzi gira neza wigendere ushobora kuba hari icyo ufite wakora ku buzima bwa Joy kumushyigikira kumuba hafi inama n'ibitekerezo kugira ngo iki kibazo afite ndetse kandi n'iki cy'amatwi ye nyuma yo kutubwira ati mukadata yanoboje koroshi hari icyo wamufasha nagira ngo musabe yongere atubwire nimero ye tugane ku musazo w'ikiganiro Joy ihangane komera mu mutima ongera wibutse nimero y'abadukurikiye hari ushobora nawe uze nkubwira ni hari uwavuga ati mfite uwamuvura mfite uwankopa mfite uwagira gute ariko Joy nshobora kumuha inama cyangwa igitekerezo niyo mpamvu nifuje yuko nimero yawe uyivuga mu kiganiro sibyo ndetse kandi Kamerama uze kwibuka uyishyire hasi kuri description yes nimero yawe no ku kiganiro Kamerama afasha itayishyiraho mu kanya sibyo kugira ngo wifuza kuba yagira igitekerezo cyawe inama inyunganizi abe yakuba hafi ongera twibutse nimero tugane ku musozo w'ikiganiro nimero ni 07 9 07 11 11 00 00 11 11 9 gusa murakoze ikintu ntasi genda nababwiye ego nagira ngo nsabe abanyarwanda bose muri rusange abantu bafite abana n'abarera abana batari ababo ego bajye bige gukunda biga urukundo kuko iyo nza kujya mu kadata kankunda wenda ntabwo umunsi wari kuba ndanoye kwasha kuziga nkaminuza nk'abandi bana ariko ntabwo yabikoze ariyo mpamvu nsaba ngo ndabyibuka yajyaga akunda kumbwira ngo uzaba indaya nta kindi kintu wakimarira ngo kuko ngo na nyoko ni indaya abanyarwanda ababyeyi b'u Rwanda biga gukunda abana nubwo yaba atari umwana wawe ariko yiga kumukunda ibyo bizadufasha kugira u Rwanda rufite abana beza kandi bafite intego ndabyibuka bambwiraga kera kenshi cyane ko nzaba indaya ariko ndashimira Imana ko uyu munsi nabaye indaya ihangane mama niba
ibintu bibabaza cyane nta muryango ufite ugufasha utazi ngo ndahungira he ndajya hehe icyo ufite ari ukukubwirwa gusa ngo nzaba indaya ababyeyi ihangane mwige gukunda abana niyo bataraba. Joy, nimero ya telefone ihangane uhita usoza icyo kiganiro twibutse nimero kuko urimo kunira nanjye emotion ugasanga nimero ni 079 079 11 00 00 11 11. Joy, ihangane mbabarira komera sibyo cameraman uze kureba uburyo contact ijya hasi. So reka ngushimire tubana mu buzima bwa buri munsi. Uyu ni Umutako TV, wumvishije ubuhamya ndetse wumvishije ubuzima Joy yagiye anyuramo, n'ubuzima butoroshye. Hari icyo wakora, hari icyo nakora kugira ngo tubashe kumuba hafi nka mushiki wacu. Ashoje atubwira ati bari bahuze bambwira ko nzaba indaya, mukadata yambwiye ko nzaba indaya nka mama, ariko ndashimira kuba nari indaya. Joy atubwira indi jambo ryiza, aravuga ati ndibutsa ababyeyi bose hano mu Rwanda abarera abana batari ababo, gerageze. My God, ntabwo ibintu biba byoroshye. Reka ngushimire cyane, nawoze nkubwira ni uramutse ufite igitekerezo cyangwa se inkuru ushobora kumamaga kuri 0788 47 uyu ni Umutako TV, ndacyari MC Set. Shimire timu tubana mu buhanga bwa buri munsi.